Aha urabona, uraza hano muri telefone yawe ubundi ugakanda kuri TikTok, ufiteho nyine mega byose biriho nyine nawe urabyumva. Turategereza kuko wageraho ugahita uza ugakanda hano, ukora hano hari aka kantu, hano hariho aka kantu, aha hari akaboro ko guteranya nyine urahabona, ugakandaho. Turategereza. Noneho iyo umaze gukandaho uraje urebe, hahita hazaho gufata akavidewo cyangwa se nyine, ariko ubu videwo iyo wamaze kuyikora wewe icyo ushaka ari ukuyaporodinga, ugera hano kuri kamera uraza ugahita ukanda hano handitse apurodi, hano urahabona handi apurodi, ugahita ukandaho. Nari nibeshye, hano handitse apurodi, urabona uhita ugera mu mavidewo yawe. Noneho wamara kugera mu mavidewo yawe ugahitamo videwo ushaka, urugero niba uhisemo videwo uhisemo nyine niyo ijya, iyo ushaka gushyiraho niyo ukanda. Wagera hano ugahita ukanda kuri negisiti, noneho urabona nyine ni ugutegereza, wamara gukanda kuri negisiti ukongera ugakanda hano kuri negisiti, kubera ko njye nayishyizeho ntago ndayishyira. Iyo ugeze hano kuri negisiti ukanda kuri negisiti uhita ugera ahanditse positi, nyine kuyipositi ukayishyira kuri TikTok, ugahita ukanda kuri positi ubundi igahita itangira kujyaho nawe uba urimo kubibona, biba bigaragara. Ni uko nguko byari bimeze rero, bigahita birangira nyine. Ndakeka ubu ngubu wasobanukiwe noneho niba wari utari wabimenya. Sawa sawa.